Ndabaramukije inshuti ba Mpumuriza TV. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana kandi dushimiye Imana duhaye akanya. Uyu munsi turavuga ku kiganiro ku kibazo cyugarije isi muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko cya divorce. Imibare iragenda iba myinshi mu nkiko isaba divorce. Umuntu aribaza impamvu ibitera. Umuntu wese yakwibaza impamvu ibitera. Umuntu wese ukunda umuryango nyarwanda, ukunda igihugu, yakwibaza ngo biraterwa n'iki. Nabyibajijeho rero nanjye muri abo babyibajeho cyangwa bikaba umutwaro kuri bo, byibazaho ndagira ngo twifashishe ijambo dusanga muri Bibiliya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo ntumwandikiye Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 11 ivuga ngo kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye. Aha ndagira ngo muri kino kiganiro tuze kugenda tureba ibintu biriho byaba impamvu none turebe turasanga ari umugambi wa Satani, hahishemo umugambi wa Satani, ariko dukwiye kumenya. Icyambere ni ibintu 12 nshaka ko tuvugaho nabonye ko Satani yakoresha ngo divorce ziyongere zigwire. Icyambere ni urukundo rw'ubu. Iyo ni ingingo ya mbere nahereyeho, urukundo rw'ubu. Wa mugani w'umuhanzi w'umunyarwanda umwe waririmbye aravuga ngo urukundo rw'ubu ngo rwuzuye imibare. Rwuzuye imibare, ni urw'imibare gusa. Urukundo ubona rurarikindamo, ni urukundo rureba ku mashuri, nubwo kwiga atari bibi no kuyagira atari bibi. Ni urukundo ubona rushingiye ku moko kandi bamwe bakayahishana bakazayamenya naho nyuma. Ni urukundo rushingiye ku mitungo. Ibyo bintu byose mu by'ukuri ntabwo ari urukundo. Urukundo nyarwo ni urukundo ukunda umuntu, byose bikaziraho nyuma. Amashuri akaba hari cyangwa mukazongera mukiga n'andi, imitungo mukayishakira mudategereje ku imiryango mushatsemo. Ibyo byose Imana ibidushoboze tubimenye neza kandi tumenye ko biri mu gusenya ngo. Icya kabiri ni ukurambagiza kubu. Kurambagiza kubu nako nagize ingingo ya kabiri kubera ko cyihariye nacyo. Kurambagiza kubu ntabwo umuntu abona umuntu ngo mukunde amwirebeye mu maso. Ni ku mbuga nkoranyambaga, kuri za Facebook, ni kuri za Instagram, ni kuri za social media zitandukanye. Nta muntu wirebera undi ngo iyo sura ya mbere imwatire, imufate, mukurura, mukunde. Kandi mu by'ukuri mutabyirengagiza ko mubizi, nzi ko muzi yuko ibintu by'amafoto by'amashusho birabeshya, birashukana. Nanjye ubwanjye uko mundeba hari igihe nifotoje ifoto kwa Rubangura barafotora barankesha rwose ndacyansa neza cyane kutari uko nguko. Rero mugiye kureba mwasanga uburanga wabonanye umuntu kuri Facebook, wamubonanye kuri WhatsApp, Instagram n'ahandi, buryo umurebye imbona nkubone physically usanga atari ko yasaga. Yewe n'indeshyo gihagararo cyo ushobora gusanga atari cyo. Urumva ibyo nturo byose iyo mirambagize ntabwo ihagije kugira ngo umuntu aba arambageje ashimye anyuzwe. Ni mwibuke uwo bitaga umuranga kera. Umuranga yari umuntu ugufasha kumenya umuntu uwo ari we. Uyu muntu ninde? Uyu muhungu ko yambajije iki kibazo wandusha kumumenya. Uyu mukobwa ko mushaka wandusha kumumenya. Nuko umuranga akagufasha kumenya uburere bwa wa mwana, akagufasha kumenya ibye, imbuto z'imbese katubyita ubuhamya mu mvugo nziza ya gipastori, ubuhamya bwiza, ubuhamya bwe. Niba atajya yendarika, ibyo byose umuranga yagufashaga kubimenya. Noneho umuranga rero akazagira umumaro mu rugo rwanyu rukiri rutoya rukiyubaka, agenda ruba hafi arwunganira. Bamarene b'ubu ngubu nabo cyangwa bapare mubashaka ari uko ubukwe bwegereje. Abangabo ubundi nibo bajyaga babafasha kuva kera, nibo barabaye abaranga kuva kera, bakabafasha rero noneho no kubashyikira mu bukwe bwanyu. Bamarene b'ubu ngubu bigiye kugenzura usanga umurimo wabo urangirira mu bukwe, cyane ko munababwiye ubukwe bwegereje. Yego si bose bambe, bavuga bose, wa mugani wese ati simbavuze bose, nanjye simvuze bose. Hari bagumye gukurikirana umuryango bakawuba hafi. Ikintu cya gatatu ni ugutendeka. Ikintu cyo gutendeka ni ikinyarwanda, ni imvugo yadutse
isobanura gukundana na benshi. Musore, mukobwa, iyo ukundanye n'abantu benshi, abo mukundanye bose birabacanga. Hari igihe umuhungu mukundana ukibeshya yuko ari uzaba umugabo wawe nyamara atari we. Wa muhungu we hari igihe ukunda umukobwa ukaba umubujije no kuba yafata icyemezo ku bandi bamubaza ibya mariage, asanga arabasubiza ngo nimumbabarire, ngo genda munyihanganire, ngo mfite undi, ngo ntacyo aravuga cyo kora, ngo ndacyategereje ngo icyo ambwira. Yemwe abankurikiye mwese mugenzure musanga ijambo ribaho, ngo ndamufite ko utari wagira icyo ambwira. Kuki se utaragira icyo kubwira nyine ubwo nta gihari? Niyo mpamvu gutendeka bigira ingaruka ku rushako rw'abantu, cyane cyane iyo uramutse ushatse undi wari yibwiye ko uri uwe cyangwa ari uwawe. Ibyo bimutera ibyo bita mu gifaransa deception, yumva agize ikibazo. Icya kane ni ukudatandukana burundu n'uwo mwakundanye kera ariko ntimubane. Ibi bintu birimo birasenya ingo nabyo, kudatandukana burundu n'uwo mwigeze gukundana ariko ntimwabana. Iyo turimo gusezeranya ubukwe mu rusengero tumaze gushyingira, tujya tubwira umugeni tuti ngaho uramanika ibiganza usezere ku bantu bicaye hariya mu iteraniro, wenda bamwe ni ba garçon d'honneur, best man, ni ba fille d'honneur, basezereho. Burya tuba tugira ngo umuntu wese mwigeze gukundana, mwigeze kuvugana iby'urukundo, ubwo mutabanye ahebure akure amaso. Icyo tuba tubikoreye burya. Noneho musigaye mumanika hari iby'umuhango, kuko muva aho ngaho agatima kakagumya kuba kuri wa muntu wigeze kukurambagiza kera. Agatima kakaba kuri wa muntu wigeze gukunda kera wa mugabo. Ibyo biro ni bibi. Vayo uvuyeyo, ubu nyir'urugo yarabonetse, kunda uwo nguwo, wigumya gutekereza kuri uriya. Ndetse ugasanga hari naho uyu mugabo akomeje gufasha wa muntu, ugasanga akomeje kumufasha, wenda urugo hari ingo zireshya, wenda urugo rwe ntirumeze neza, rwikeneye ku kintu cyose, ugasanga akomeje kumufasha. Nyiramukobwa kandi nawe akomeje kumutakira. Yewe wa mugore we, ujye ugeza ibibazo byawe ku muntu mwigeze gukundana kera, uri muri isenyera kandi urasenyera na mugenzi wawe. Wa mugabo we nawe urimo gufasha umuntu mwigeze gukundana kera, ubundi kumufasha imfashanyo, urimo urasenya. Kandi si uko gufasha ari bibi, ariko kugufasha ni kuba ugamije no kureka ngo nabo bubake, nabo nibiba na ngombwa ye iyo mfashanyo kuko utayicisha ku mugabo we, ahubwo ukaba uri ushaka ubucuti aho kubushaka kuri uriya mukobwa ugeze ku nshuti yawe. Ngeze ku cya gatanu, icyo ni uruhare rw'ababyeyi mu isenyuka ry'ingo. Uruhare rw'ababyeyi muri ino minsi ni uruhe? Hari ababyeyi batarekura abahungu babo, batarekura abakobwa babo ngo bajye kubaka. Ugasanga akomeje kumushakaho ibyo yamushakaho, ibyo yamubonagaho. Kandi si bibi. Iyo muri mu murenge abayobozi babigisha, bababwira ko mukomeza kwita ku miryango yanyu, ku babyeyi bababyaye, dore ko baba bakuze bashaje kandi bwira uko bavura ukuze ngo nk'abantu. Ariko bikore ubigiyeho inama n'uwo mwashakanye. Wikwiherera ngo winyabye, winyonyomba ngo ugire utuntu ushyira mama wawe, ushyira papa wawe. Wibikora mu ibanga, kuko iyo ubikoze mu ibanga uba urimo wereka ababyeyi bawe ko uwo mwashakanye atari gushyigikiyemo, uba umeze nk'uwiba urugo, uba ugaragaza ko uwo mwashakanye atabikwemerera uramutse ubimusabye. Nyamara no kugira inama, dore ibyiza. Niba ushatse gufasha ababyeyi bawe, wa mugabo we, wa mugore we, nimubivuganeho, muhagurukane iyo mfashanyo mwembi. Yaba ari envelope mubashyiriye, yaba ari ikintu gitwarika, mubijyanane. Kandi nimugerayo, wa mugabo we uha ijambo umugore wawe, ufata ijambo, ariko iyo mpano itangwe n'umugore wawe. Wa madamu we, madamu nawe nugira iwanyu, gera ari kure cy'umukwe aba ari we usoza ubutumwa. Ibi bintu bituma umwe atangwa n'umuryango yashatsemo. Kera higeze kubaho filime rwose bizamo, filime zikibaho narayumvise muri ibi ngibi by'urunana,
hariho umugore rwose wakubiswe akubitwa n'umugabo we, baramukazi be baje baramukubita, mukasaje wajya hari arogeza gakubite kadihe gakubite. Ibyo bintu biba biterwa n'iki rero? Ni agaciro wahesheje umugore wawe iwanyu, ni agaciro wahesheje umugabo wawe iwanyu. Namudufasha cyane. Uyu mugabo utaravuye iwabo burundu byari impamvu yo gusenya. Umugore utaravuye iwabo burundu, kandi ko birivuga igihe gituma umuntu azasiga sena nyina akaba n'umugore we akaramata. Basige wumve ko wagize urugo rwawe, wagize uwawe muryango. Noneho bariya usigare mubafasha mubareberera ku nkunga mwabatera mu zabukuru zabo, ariko mutabikoze mu buryo bumeze nko gusesera cyangwa kwiba. Hari ababyeyi bashaka kuyobora ingo z'abana babo, ugasanga rwose umubyeyi arasa nk'ushaka kuba responsable urugo rw'umuhungu, ugasanga ashaka kurutangamo amabwiriza, ugasanga ashaka kurutangamo amategeko. Ibyo ntabwo bibaho. Niba umuntu waramwubakiye urugo, waramwubakiye nyine byararangiye, ariko nanjye mfite abana, mfite abubatse, mfite abakazana, si byiza kujya kugumya kuyoborera urugo mu wundi muntu kandi umuyobozi warwo. Ibyo ntabwo ari byiza. Abavandimwe b'umuntu bashobora kumusenyera. Wa mudamu we, ni gute na agaciro kangana iki uha abavandimwe bawe mu rugo iwawe? Hanyuma se umugabo wawe ubaha agaciro kangana iki mu rugo iwawe? Usanga rimwe na rimwe abavandimwe b'umugore aribo bisanzura mu rugo rwe, kandi bikababaza umugabo kuko abavandimwe bo batisanzura mu rugo rwe. Ibyo ni amakosa rero. Ibyo ni amakosa, mu byihane, mu bireke. Ubwo ni uruhare rw'ababyeyi n'umuryango wose mu isenyuka ry'ingo. Igeze ku cya gatandatu, ni ukutaganduka kw'abagore no kudakunda kw'abagabo. Mpamvu ndabigize ingingo imwe, ni uko Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya 5:22-25, iyi mirongo yombi iha buri wese inshingano ye. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Bagabo namwe mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, azaryishyira amaze kuryoshya amazi n'ijambo rye. Bishatse kuvuga icyangaha rero, mugabo inshingano yawe ni ugukunda. Mugore, inshingano yawe ni ukuganduka. Ibyo bintu byombi iyo bibuze kuri buri muntu, iyo buri kintu kibuze, iyo umuntu ananiwe gukora icyo ashinzwe, urugo rurasenyuka. Ntarenga ahangaha rero mbabwire ko kuganduka k'umugore, gukunda k'umugabo, mugomba kwirinda kwitiranya amagambo abiri, ubwuzuzanye n'uburinganire. Gender. Ntabwo iyi gender nibwira ko muri politike z'ibihugu gender ntisobanuye kuringanira k'umugabo n'umugore. Ntabwo bishobora kuringanira rwose. Igihe cyose tuzanyura hirya ya Bibiliya tugakora ibintu ku ijambo ry'Imana tubivuga, muzamenye ko tuzagira ingaruka. Uburinganire si cyo, ahubwo ikiri cyo ni ubwuzuzanye. Complementarité na égalité, ibyo biratandukanye. Uri ahangaha ngo unyuzuze, nkuzuze, kuko ntabwo rero ngo turinganire. Nitwinjira muri administration, mu nzego z'ubuyobozi, murasanga nta gihugu cyagira abaperezida babiri. Perezida buri gihe ni umwe, hanyuma akagira guverinoma imufasha, abaminisitiri, abaguverineri, abameyazi b'uturere n'inzego zose uko zubatse. Nta kigo cyagira abadiregiteri benshi, generali benshi. No. Diregiteri generali aba ari umwe, abandi bakaba abadiregiteri bo hasi, wa finance, w'amaproje, wa tusa amapartement atandukanye, amadepartement atandukanye. Ibyo bintu rero no mu rugo niko bimeze. Bisaba ngo habeho umutware w'urugo, undi abumufasha. Uzabirebe umugore w'umutima mwiza, uyu mugore w'umutima nubwo yabavuye mu rugendo
rw'icyubahiro kandi mu nama z'icyubahiro mu nzego zifata ibyemezo. Avuyeyo yageze mu rugo mu by'ukuri yari umugore mwiza warezwe, ntabwo yicara ngo yegama ahamagara umukozi ngo azanire n'ibi. Akenyereraho igitenge akajya mu gikoni akaverifiya, akareba ko ibyakozwe byakozwe neza, kuko nibigera ku meza bisa nabi niwe uri bubasebye n'ubavuye mu nama. Nguwo umugore w'umutima rero uzi yuko nubwo yaba mu nzego zifata ibyemezo ariko ni umufasha, undi akaba umutware. Icya karindwi ni ingaruka z'ubupfubyi. Nababwiye ko mfite ibintu 12. Ingaruka z'ubupfubyi, mu by'ukuri umwana wireze agatangira kwirera ku myaka 7, 8, 9, 10, 15 yirera arera bene se, bene nyina, arera abavandimwe be. Uwo mwana akaba nta gitsure yigeze kubona na rimwe. Aha ndavuga umukobwa cyane cyane, nta gitsure yagize. Yabaye responsable w'ubuzima bwe hakiri kare. Kandi mu bizi psychologie cyangwa sociologie muzwi iki kintu cya responsabilité kigira imyaka giheraho, kigira imyaka gitangiraho, ugasanga umwana atangiye kumva akeneye responsabilité, akeneye kwiyitaho cyangwa kwimenya. Ibyo nibyo ababyeyi bakorera wenda suivi bakabikurikirana, ariko bakamureka agatangira kuba responsable w'ubuzima bwe bwite, ukamukurikirana ariko utabimubuza. Uyu rero yabitangiye hakiri kare, abaho atyo ari responsable w'ubwe n'uw'umuryango we, barimenya ikintu cyose barakibaza. Njya numva babyita ngo bari mama bari papa, niko babyita. None uyu mwana agiye kubaho afite ubundi bugenzuzi, ari under control, agiye kugenzurwa, agiye kuyoborwa, agiye gutwarwa. Bashiki banjye bene data, mu nyumve neza ngaha, ntabwo ikintu cyoroshye kuba umuntu agiye kubona umuntu muri hejuru autorité ku myaka 25, 26, 27 yaramaze nka 10 n'ingahe yose, nka 20 cyangwa 18 yigenga yiyizi yimenya. Ibi mu ngaruka. Intsinzi yabyo ni iyihe rero? Intsinzi yabyo, yewe mukobwa washatse warigeze kubaho ntawe ukugenga ntawe ukuyobora. Gerageza wumve kugeze ahandi mu kindi kigo, kandi ikigo kizagira ubuyobozi. Emera kugirwa inama, emera ko uwo muautorité ugufite yagucyaha bibaye ngombwa, kandi birashoboka gucyaha si bibi, bitewe n'uko ucyaha cyashye. Indi ngaruka bene data y'ubupfubyi irimo ni uko umuntu yarabayeho ntawe umugira inama, ntawe umuganiriza ngo arebe aho umugore yubaha umugabo, arebe aho umugabo akunda umugore. Ntabyo yabonye, abaho atyo, abikuriramo atyo. Yesu adufashe cyane nshuti za Kristo. Ntabwo byoroshye kugira ngo nujya kubaka ibi byose bikugira hari bishyashya. Bacunga ni mu Kinyarwanda ngo imihini mishya itera amabavu. Abenshi birabagora, akumva ntabwo azabishobora. Ariko uzi kuba noneho ugiye kugira umuntu kubaza ngo uri hehe, ko watinze gutaha, kandi warajya kugenda uriyiragira ikicyura, ariko bita mu Kinyarwanda igihe kinini cyashize uriyiragira ikicyura, none ufite umuntu uvuga ngo ugomba gusaba uruhushya, genda ariko amasaha yenda gukeneye, utahe kare, inshingano zindi ziragushaka. Ugasanga hariho umuntu ukomereye nka superviseur cyangwa contrôleur. Mwamatugereza cyane icyo kintu rwose mu cyitondere kandi mu gisengere kugira ngo Imana ibabashishe. Gutanga umusogongero cyangwa se gutanga avance. Mukobwa mugeni, mugore watanze avance, warahemutse cyane, reka duhana abasigaye. Agaseke gapfundikiye niko gatera amatsiko. None ugize gutya ubwari bwawe buhaye umuntu, ntacyo murarahirana, muragiriwe ngo tuvuge ngo araboho niyo ndahiro. Amatsiko yakakugiriye ko yashize, ubwo mu by'ukuri nyuma yaho urugiye kugira uti. Cyewe ndabizi neza ko
abantu batanze avance. Impamvu bamwe mu ndabizi neza nuko mbona nagiye nakira ibintu byinshi mu biganiro ngirira abantu. Abo bantu abenshi ubukwe bwarapfuye, abo butapfuye bagezeyo asanga wa muntu unaniwe kwihanganira kumutegereza n'ubundi ntanyuzwe, ajya gushakira ahandi. Imana dufashe cyane. Ibi bintu ni bibi, bizana umuvumo mu rugo, mu muryango, biteza umuvumo urugo. Icya cyenda nakisa umurimbo ukabije. Uyu murimbo ukabije urimo uratuma abantu bata umuco, ugasanga abakobwa bose barambara ubusa, uko kwambara ubusa kugatera abababona irari ry'umubiri. Impamvu abadayimoni b'ubusambanyi babaye benshi nuko abakobwa biyambitse ubusa, biragenda birarenga. Ubundi kuva kera mu muco muzima kandi mwiza, amaguru y'umukobwa ntiyagomba kuboneka, n'intege z'ubwazo, intege ze aha twita mu mfundiko ntabwo hagomba kugaragara. None ubu ngubu abantu bamazeho ibyo biratera abantu, abagabo amarari. Iryo rero abonye umuntu akarimugirira, ugasanga rimuteye kumushakisha, guhagarara akamwihesha lift, guhagarara akamubaza akaribero ka telefone, dore ko itumanaho byo naryo byabyoroheje, naryo burya Satani arikoresha iyo mutari gitondeye. Ibintu rero bituma benshi batakaza ubusugi, none umuntu akazashaka atari isugi mu by'ukuri. Umuntu arakwangije, umukira umukobwa, kandi amaherezo uzarambagiza ubushake. Niyo mpamvu tugiye kugenzura tukareba abakobwa bashyingirwa bakira amasugi bararenze ubwari bwabo, twabona bakeya. Niyo mpamvu ugerayo ugasanga nta kikwitayeho, kuko icyo yari kubona yarakibonye. Mugerageze kwirinda. Ibi ni kimwe mu bitera za divorce. Ikintu cya cumi ni ubwiza cyangwa uburanga ariko bw'ubuhimbano butari karemano, cyitwa mu Gifaransa naturel. Kwisiga no kwitukuza, kandi ugasanga ubwo bwiza wihaye ntibuzahoraho, ntabwo uzabuhorana. Reka nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu minsi yashize rwose umwuka w'Imana yamutegetse kukivugaho, ariko akivugaho namwe mwese mwabona ko gifite isura kirimo gufata intera. Yarabanje arwanya icy'amavuta, kandi hari hashize igihe kirekire ayo mavuta bagira gutyo. Igihe kiragera icy'amavuta kivuyeho, niba abantu barakomeje kuyabona mu bundi buryo, niba barakoresheje amatafari ntumbaze nayo ngo abamo, tukabona abantu bagenda batukura. Mu by'ukuri iriya si inzobe, reka da, ni uburanga butari uburemano bwa Imana yakwihereye, ariko kandi buzanahinduka. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu ahangaha mu ihiniro, aho intoki zihinira, mu Gifaransa bahita muri articulation, aho intoki zihinira mu bikonjo, mu nkokora, mu mavi, hariya ku mano, ugasanga aho hanze gutukura hasigaye umukara. Biriya bintu ni bibi rwose, ni bibi bene data. Satani arabikoresha, noneho wa muntu wakujyanye uko nguko akazagira akagira ipfunwe noneho ry'ukuntu usigaye usa. Iryo pfunwe ry'ukuntu usigaye usa rero riri mu byatuma avuga ati mva rero aya ntabwo ari uyu nguyu inshuti zanjye zabonye baduherekeza, si uyu nguyu twari tuzi. Akaba gusutse hanze, ugasanga mariage irapfuye. Hari ikindi cyadutse Satani yazanye, ibi bintu by'amatayi. Mujya kugura ibintu byitwa ngo ni ibibuno, niko babyita, ni za matela, ibintu bya musi bakata bakabibambika hano munsi y'urukenyerero, ugasanga umuntu aragiyagiza ibibuno bigira iriya mu gitabo ni igisabo, naho kumbe sibye. Ntabwo ariko yaremwe, siko Imana yamuremye, siyo miterere ye. Umuhungu hariya nawe yazabibona rero akamotera ati mbonye umugeni mwiza hano, mbonye igisabo. Wibuke yuko umunsi uzagireyo mu rugo bwa mbere, ijoro rya mbere uzinjira mu rugo, icyo kintu uzagikuramo, ntabwo uzakirarana. Nonese nugikuraho uzasigara uri wa wundi waremwe ko wakunda Imana yakuremye. None icyo yashakaga yari yakurambagirije
icyo yari yashimye kuri wowe arakibuza. Urajya hehe? Biragenda bite? Cyane kindi gikomere gishobora kumutera kuvuga ati aya warambeshye wigira ubutari we, uko nakubonye burya ntago ari wowe. Imana dufashe cyane. Ndashaka kujya ku cya 11 cyitwa ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ubuhanuzi nabwo bureze buvuga bubwira umuntu ko uwo nguwo atari uwe, bubwira uriya ngo ntabwo ari uwawe, buvuga ngo uyu mugore tumuhishurira agira gutya na gutya. Ibi bintu byose biba birasenya ingo. Birashoboka ko Satani yakoresha umwe mu bashakanye akabigisitaza cyangwa ikigusha cy'undi, ariko hari naho Satani abikora noneho ari ukujya mu rugo rusenyuke gusa. Ndabasaba kubigenzura rero, iyo niba muri abasenga, ariko ndasaba ko muri abantu basenga, iki kintu bisaba kukigenzura mukamenya aho giturutse. Muri ubu buhanuzi bw'ibinyoma harimo noneho n'ubushyingira abantu n'abandi. Umwana w'umusore w'imyaka 18, 22, ubuhanuzi bumushyingiye umukecuru w'imyaka 55, 45. Bene data babwije ukuri, ntabwo biriya bintu ari ubushake bw'Imana. Mujye menya kugenzura ibihanurwa. Umuntu arakuze arakecuye, nubwo Imana yamwa kubyara nka Sara, ubwo yabyara umwe w'igitangaza. Umwana w'umusore akeneye kubaka umuryango akazasiga izina mu isi. Umwana w'umusore akeneye kunezerwa. Ntabwo umuntu agiye gushaka agifite urukundo rwo gukunda, ntabwo agifite kwakira biriya bintu by'amakeya by'imitoma, ntabikeneye mu by'ukuri. Ahari bizanagura uyu mwana kubimwita. Nshuti zanjye bene data, mugende mukuru ubugenzuzi, murasanga bene izo ngo zitararambye, ntizirambye. Nizikiriho uzinjiremo wumve, uzasanga zirimo ibibazo. Iki ni ikintu cya 11 mu bishenye ngo bitumye divorce zibaye nyinshi. Kamvugi cya nyuma nise inshuti mbi. Inshuti mbi zagusenyera urugo. Iyo umuntu agiye gushaka, ubundi urugo hari inshuti umwe azana n'undi azana. Nkuko muzi umwe azana ibishyingiranwa, undi akazana ibindi mu kubaka urugo, niko n'inshuti umuntu azizana. Umugore wawe akazana inshuti, mutware nawe umugabo bakagusangana inshuti. Ariko aho umariye kubaka, genzura ko inshuti wahoranye cyangwa n'izindi murimo kugenda mwunguka ko ari zibafasha kubaka. Bigenzura urebe ko izi nshuti ari zigufasha kubaka. Nutagenzura uzashiduka harimo izagusenyera. Mwama dufashe cyane kandi atugirire neza. Ni ibintu ko 12 ashaka kubagezaho ngo turebe ko twasigasira umuryango. Nibura natwe nanjye iyi nkunga nyitange ku muryango nyarwanda, umuntu nanjye ukunda igihugu, ukunda abanyarwanda. Imana ibafashe kandi bahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye rwose uyu mwanya waduhaye. Izi ngingo ko ari 11 tumaze kuvuga, tuganiriza abantu ku byo Satani akoresha ngo ubutane bugwire. Ndakwinginze ngo ababyumvise uhe kubigenzura. Umuntu wese abigenzure iwe, abigenzure mu rugo niba nta na kimwe gihari cyahaboneka cyangwa nta cyabaye imbere ko bashakana. Bityo tumenye aho Satani yinjiriye, kuko ijambo twahereyeho ryavuze ngo Satani ntakajye cyadutsindisha kuko tutabeye imigambi ye. Bityo rero bari bateze amatwi wahe kumenya iyi migambi ya Satani. Urubyiruko rwagira ubuntu bwo kumva izi nama, witondere izi nyigisho. Abo bari bubatse ngo bari bakibanye bakiri kumwe, bahe gushingira kuri izi nyigisho maze basana iby'umwanzi yashenye. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.